ibiri munsi cyane y'uwo ndiwe, ibiri munsi cyane y'uwo ndiwe. Ku wirariraga rero ntago nirariraga, byari ukwirarira, ntago nirariraga. Noneho aho ikibazo kibera nuko abantu birarira biri ku rwego rwo hejuru, rimwe na rimwe bakaba bakwibuzamo n'imigisha. Buriya niba hari ikintu cyiza kibaho nuko nabana na Pasteur Alex, nzi ko ari pasiteri, nanjye nzi yuko ndi umudiyakoni, kuko icyo gihe azampa ibihwanye n'uwo ndiwe, nanjye mumenye mbane nawe ku rwego ageze gute ariho. Bishatse kuvuga iki? Buriya ushobora kumenya yuko umwana runaka avuka mu muryango uciriritse, anavuka mu gace runaka. Hari abantu bishyiramo ngo umuntu ngo nuwo mu giturage ngo n'ibiki, atari ko mbonye yuko ikintu gikomeye ari ukubana n'abandi. Kubera iki? Nawe ubwo yari afite ukundi kuntu abitekereza, abifata. Ibijyanye rero n'imvano z'ibikomere byo, abantu nkunda kubabwira yuko abanyarwanda benshi dufite ibikomere. Udafite igikomere gituruka mu muryango aho yabaye, afite igikomere n'igihugu turimo kiri mu nzira y'iterambere, gifite amateka, nabyo bibyara igikomere. Mu myaka yashize wageraga ahantu wababwira ko uri umunyarwanda mu bihugu byateye imbere, bakakubonamo amateka. Amahirwe dufite uyu munsi, iyo ugeze ahantu hari ukavuga ko uri umunyarwanda, bahita bakubwira cya gihugu cyo muri Afurika kiyoborwa na Perezida Paul Kagame, kirimo umutekano n'isuku, banatanga umusanzu mu mahoro. Kubera iki? Amateka twarayasize y'ibikomere byo mu rushako. Kuko n'abagiye kwiga inyigisho z'umubano, sinzi ko aba bapasitoro, aba bashumba, kwa padiri babigisha cyane nk'uko bakabigishije. Iyo umuntu agiye kwiga katikisimu harya, yego, iyo umuntu agiye kwiga katikisimu, katesheze, ibintu nk'ibyo, hari igihe bimara, ni porosedire. Nibwira ko n'abagiye gushakana cyangwa se n'urubyiruko rukuze ku myaka runaka bakagenewe ishuri, bakaza bakiga, yaba afite fiyanse yaba atamufite. Murakoze cyane bakunzi ba Izabisoza TV, turabasuhuje, mugira amahoro. Turabizi ko mudukunda, turabizi ko mudukurikirana umunsi ku munsi, natwe tubasabira iteka uko tubyibutse. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ni Pasteur Alex nk'uko dusanganywe, hanyuma twazanye n'umutumirwa, reka tuze kumwakira, ariko araza kubibwira mbere y'uko dusenga. Tubanze dusenge, hanyuma tubone kuza kwibwirana. Reka dusenga. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu. Uyu mwanya turanezerewe, tuneshejwe nuko ukiduhaye uyu mwuka duhumeka. Yobu yarabivuze, aravuga ngo icyo nzi cyo nuko umwuka mpumeka ari Uwiteka. Ukiduhaye uyu mwuka byose birashoboka, uduhaye ubutunzi bukomeye. Uririmbye umwe niwe waririmbye, aravuga ngo umusabye ikiguzi cy'ubuzima wamuhaye yabona ikiguzi cy'ubuzima. Twese abahumeka turavuze ngo ushimwe. Abadukurikiranye, abateze amatwi y'ibiganiro, turabasengeye kugira ngo ubane nabo, kandi umwuka wera yigisha icyo ashaka kwigisha abatuye isi. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Twakiriye abo mu ntara y'Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, ndetse n'intara y'umujyi wa Kigali, tutibagiwe intara ya 6 y'abadiaspora. Mwese muhawe ikaze muri iki kiganiro. Reka twakire umutumirwa abibwire karibu. Murakoze. Amazina nitwa Niyitegeka Jean Eric, nandi y'inyongera. Hari amazina y'inyongera, Pida, Nduwaye n'ayandi. Ndi umukristo, ariko by'umwihariko nkunda umuryango. Nkunda umuryango nk'umuntu wawugiriyemo umugisha, nkawugiriramo, nkawubamo neza, ku buryo iteka iyo habaye ikintu gikora ku muryango, numva afite umwenda wo kugira icyo mbwira, mfasha abandi, kubera ko abandi hari igihe ibyo baba bavuga biba bitandukanye n'ibyo njyewe nabayemo. Imana yubaha umugisha. Murakoze cyane Eric, Jean Eric, iryo ntago nkunda kurimenya cyane, nkunda Pida. Niryo zina ryanjye ryo mu bwana. N'umugabo w'intwari, dukorana ibiganiro byinshi cyane, dukunda guhurira kuri Radio Rwanda. Ikiganiro cy'umuryango kiba kwa gatanu,
turi kumwe na Koleta Mukandemezi. Twishimiye kuganira uno munsi kuri Zabisoza TV. Twateguye topiki cyangwa se insanganyamatsiko ivuga ku bikomere cyane by'umuryango. Turaza kuvuga ku mizi y'ibikomere byo mu rushako, imizi cyangwa se isoko y'ibikomere byo mu muryango. Iyo urebye muri iyi minsi, cyane ko nk'umupasitoro dukunda kumenya byinshi nk'abashumba, iyo urebye imiryango y'iki gihe ubona hafi 70% ujanishije harimo ifite ibikomere byo mu miryango cyangwa se byo mu rushako. Ni byinshi cyane, udafite byinshi afite bike, ariko ntibibuze cyane ko umuryango kuko Imana ariyo yawushyizeho kandi ifite iby'ubuteganyiriza byiza birenze, shitani yarabimenye. Amaze kubimenya ahiga umuryango, kuko umuryango mwiza, umwe we yaravuze ngo umuryango mwiza cyangwa se urugo rwiza rumeze nk'ijuru rito, mu gihe ubwo urugo rutari rwiza rumeze nka Gehinomu nto. Hari abantu babaye mu ijuru bari mu isi, hari n'abandi kandi babaye muri Gehinomu bakiri mu isi. So niyo mpamvu twashatse kugira tuganire ku mizi y'ibikomere byataka umuryango. Ni byinshi, nibwira ko tutanabivuga uno munsi ngo tubisoze, ariko turavugaho bimwe na bimwe muri iyo mizi, muri iyo soko y'ibikomere byo mu muryango. Iyo umuntu agiye gushaka cyangwa se akiri umusore, akiri inkumi, aba afite iyerekwa, aba afite inzozi. Hari inzozi aba afite z'urugo azabamo, z'umugore azashaka, y'ukuntu yifuza kuzabaho mu rugo. Aha wakwibaza ngo mbese za nzozi wari ufite utarashaka zaba zarasohoye cyangwa ntizasohoye? Ibyo byose bikubiye muri entre parenthèse cyangwa se muri iyo paki y'ibikomere turi buze kugenda tuganiraho. Reka twakire rero umutumirwa wacu kuri iki kiganiro. Tubahaye ikaze. Murakoze. Karibu. Murakoze cyane pasiteri, kandi tunashimire abakurikira iyi channel Zabisoza, yaba abari mu Rwanda, abari hanze nk'uko yabibabwiye tugitangira. Mbere na mbere ndabanza mbashimire uburyo ki umurongo mwihaye wo gufasha umuryango, kubera ko igihe cyose tutazaba dufite umuryango mwiza n'ibyo tuzakora byose ntago bikunda. Ntago itorero aho abasenga, amadini no kwemera kose bidashingiye ku muryango muzima bigira umumaro. Igihe tuzaba tudafite umuryango mwiza, ntago igihugu nubwo cyashyiramo inkunga zingana gute mu burezi, mu buvuzi, mu mutekano, nta nubwo bagira icyo bageraho, kuko kuzashyira umuntu mu mutekano ariko adafite aho yarerewe heza, n'ubundi wamubwira ngo agiye kugira uwo awurengera ariko ugasanga aramurusha. Ni nko kubwira ngo ujya gufata umujura ugasanga ubibwira niwe mujura. Umuryango rero niyo soko y'ubuzima bwa hano mu isi, ariko ikaba n'isoko y'ubuzima tuzabamo mu gihugu cyo mu ijuru. Iyi topic cyangwa se iyi nsanganyamatsiko mwavuze irakomeye cyane, kubera yuko iyo umuntu yitegereje, reka duhere ku gikomere. Ni iki igikomere? Ni twabyita ngo ni inenge, ni impanuka cyangwa se ni ubusembwa buba bwaje ku kintu, ku muntu wari usanzwe agomba kuba ari mwiza. Umuntu yari asanzwe afite ukuboko kwiza, ariko araguye, arakomeretse ku bushake mu mpanuka. Urajya kureba usange ntago haba habaye igikomere. Akenshi igikomere niyo cyakira hasigara icyo bita inkovu. Niyo igikomere cyakira hasigara icyo bita inkovu. Ubwo mvuze ku muntu, ariko wajya no kwitegereza usanga nko ku bindi bintu dusanzwe tuzi ibimera, ibinyamisogwe. Iyo urimo urahinga ku muhinzi ugakomeretsa nk'umwumbati,
utari ugambiriye kuwukura ugakomeza, uriya mwumbati urabora, niyo urabora kandi ugakomeza ugakura. hahandi waboze wakomeretse ubyara imungu ukazamungwa, akenshi ugasanga ubaye umwumbati kijumba cy'umufene, niko babyita mu kinyarwanda cyiza cy'abahinzi. akenshi hari igihe icyo gikomere cy'icyo kijumba cyangwa umwumbati kibaho kigakomeza kubaho. n'abantu rero niko bamera, kimwe yuko hari n'igihe kiba cyarakuze neza, ni ikijumba ni umwumbati mu mirima, ariko kikazakomereka bagisarura. mbibutse ko hari abantu bagira ibikomere batewe nyuma y'ubuzima bwo gukura. umuntu ashobora gukura ari muzima ariko akazagira igikomere amaze gushaka, amaze kuba umwangavu, amaze kuba ingimbi, amaze gukura. hari n'abakecuru bakomereka uyu munsi ugasanga yari yarabayeho neza ariko ibikomere biramufashe, by'umwana, by'umwuzukuru, by'uwo yari yarabyaye azi yuko azasaza neza, yajya kumubona agasanga asigaye wa mugani urukwavu rukuze kera rwonkaga abana barwo, abana b'ubu barabihinduye. urumva nabyo bizana ibindi bikomere, urumva ko ari urugendo rurerure. tugiye kumenya ku buzima rero bundi busanzwe, nashatse kureba ku bihingwa cyane. muzarebe iyo umuntu asaruye ibirayi hakaba harimo ibyakomeretse babisarura, ukabivanga n'ibindi aho ugiye kubibika, kiboza ibyo gisanze. nituza kugera ku muryango turaza gusanga ko abantu bashobora kugera ku muryango ariko bya bikomere bagize bikaza kwafekita, gutera uwo bashakanye nawe biramufata. ni nka virusi, ni nk'ibibembe, arabimwanduza. ni nacyo kimenyetso kiranga umuntu wakomeretse. umuntu ufite amarangamutima akomeretse iteka akomeretsa abandi atanabizi, ariko akagera gute akabakomeretsa. nkumva rero ari aho turi buze kuganisha, kugira ngo rero imvano cyangwa se isoko y'ibikomere bitera ibibazo mu muryango. uyu munsi nshimye yuko iyi channel, iyi televiziyo irimo irakora ku muryango. hari igihe tujya kuvura umuryango akaba ari naho dushyira imbaraga nyinshi, ariko imbaraga nyinshi uyu munsi twari dukwiye kuzihashyira, ariko tukagaruka kuzishyira kuri ba bandi bazakora umuryango. ubwo n'abana, ni abasore, ni inkumi bagiye kubana, kuko n'ubundi nitudasukura, nitudaha umuti iyo soko, tuzahorana umuryango ufite ibibazo, kubera yuko tutavuye umuryango mbere yuko ubaho. abagiye gukora umuryango ni babiri, ariko iyo ugiye kuwukora bafite ibikomere n'ubundi nabo ubwabo bazakomeretsanya. ibikomere rero bituruka he? akenshi iyo ugiye kwitegereza usanga hari ibikomere twakwita yuko biba byarahererekanijwe mu mimerere y'imiryango n'ukuntu imiryango iba yarabayeho. dufate nk'urugero, umuntu aturuka mu muryango ariko uwo muryango avuyemo ukaba ufite igikomere. ufite igikomere cy'uko wenda buriya kubaho mu buzima buciriritse biba igikomere. umwana akajya kwiga yigana umwenda ucitse, umwana yagera mu ishuri bakajya basohora abandi yuko watarishye amafaranga, biramukomeretsa. nanabonereho ubundi hari uburyo bushoboka leta yazadufasha, ntibajye bafata uriya mwana uri muri primaire, muri garidiyene, ngo bamuhore, reka mbyite ibyaha no kutuzuza inshingano z'ababyeyi. wibuke ko no mu mategeko ntakaba yagize igihe cyo guhanwa, iyo akoze ikosa baramugorora. ubundi byagakwiye ko niba umwana yagiye hari igikoresho adafite, atari yariha amafaranga y'ishuri, bagahamagaye umubyeyi akaba ari bo babibwira, ariko umwana akumva atekanye mu bandi, batavuze ngo dore wa mwana utiga kuko bari baramwirukaniye amafaranga y'ishuri. aho naho agize igikomere cy'uko muri sosiyete atujuje ibisabwa, kandi ntabwo ari we wahisemo kuvuka kwa njyewe cyangwa kuri uriya udashoboye ibyo arimo gusabwa muri sosiyete. icyo gishobora kuba igikomere watiteye, ahubwo atewe n'amateka, n'aho aturuka n'aho ava. aho turashimira leta y'u Rwanda kuko muri domene y'uburezi mbamo ibigeze kure, irimo irarwanya icyo bita drop out. ntabwo nta mwana ukirukanwa muri ibi byiciro byo hasi ukirukanwa azira ko atarishyuye. no muri prive harimo barabikurikirana ku buryo hadakurikiranwa umwana, ahubwo hakurikiranwa umubyeyi. tubishimiye leta y'u Rwanda, urugero bagezeho ni rwiza.
ubwo nari nkiri ku bikomere umuntu we ashobora kuba arimo ariko atarabigizemo uruhare. Ntekereza ko turi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kandi amateka yacyo ntabwo tugomba kuyirengagiza. Hari umuntu ushobora kuba yaravutse ariko yajya kuvuka agasanga ababyeyi biwe n'urugero bakoze jenoside yakorewe abatutsi, agatangira baramubyaye, byagiye bibaho twebwe kuko turi bakuru, ukajya ukabona umubyeyi wenda hari umwana bamusigiye muri kiriya gihe ariko agatangira kuraza ubwenge bagemurira umubyeyi wiwe ufungiye icyo cyaha. Atangiranye igikomere mu buzima kizamutera n'ipfunwe, kizamutera no kutisanzura, rimwe na rimwe kikaba cyanatuma hari ahandi hantu atagera mu kwaguka kwiye kw'imitekerereze cyangwa ko kuzashaka no kuzakora umuryango ugize gute uzaza. Kuko niba iyo complexe ayifite aratangira muri sosiyete ntabe yisanzuye abana n'abandi. Ubundi hari ibintu bita complexe, hari igihe umuntu aba afite nk'ikintu kikamutera complexe kandi byose bitera complexe. Mushumba wari uzi yuko buriya ubwiza n'ikimero byiza ubifite hari igihe bimutera complexe, yanyura nko mu mujyi akabona abantu bose barahagaze baramureba. Ubwo nagira ngo nimvuga abantu bafite complexe ntihagire abaza kumva. Hari umuntu uretse kunganiriza ntakaba gaciyeho arambwira ngo umuntu wese uri ku isi yego Imana yamuhaye ikimucisha bugufi cyane, ko nta muntu n'umwe udafite ikintu kimucisha bugufi, ko n'uwo wabona afite uburanga bwiza buhebuje ngo ujya ukabona adashobora kwambara inkweto zifunguye afite nk'amanatandatu cyane cyane. Nuko urumva ibimutera complexe. Iyo umuntu afite complexe ntiyisanzura mu bandi bantu ngo amenye imibanire n'abandi yagutse. Imvano z'ibikomere rero ziri ukwinshi, kandi muri uko kwinshi rimwe na rimwe hari igihe ari byo bishorera umuntu kugeza mu cyiciro agenda ageramo, wazajya kureba ugasanga ntabashije kukigeramo cyangwa akigezemo ashobora no kuba agishoboye ariko kubera igikomere yagize akumva ntibyakunda. Ubu hari ikintu naje kubona mu Rwanda, abanyarwanda bazi ubwenge, bazi buriya no kuvuga indimi Igifaransa n'Icyongereza, ariko benshi bishyizemo ko badashobora kuvugira imbere y'abantu. Kubera iki? Yifitemo iryo pfunwe bigatuma atabasha kwisanzura. Ubwo se ngo nahagarara imbere y'abantu ngo nkababwira iki? Ngo nanjye ndafite icyo navuga. Ugasanga undi muntu aravuga ati subwo ngewe nagera i Kigali nkahatura. Aracyafite igikomere cy'amateka n'imikurire nuko batabashije kumwagura. Noneho tugaruke tubyoroshye tujye mu muryango. Ubundi abantu bagize umuryango cyangwa bazakora umuryango, kandi umuntu wese aba ari umukandida wo kuzakora umuryango, akenshi iyo adakoze umuryango w'ababana akora umuryango w'abihaye Imana, cyane bariya bahisemo kubaho batarashatse, abapadiri, abafureri, ababikira, nabo baba mu muryango. Akenshi baranavuga n'urugo rwabo aho bari muri communauté abagomba gutegurwa imbere. Hari umuryango umwe nakunze bita Compassion Internationale. Mbere bajyaga bafata abana bavutse bakabashyira muri uwo muryango. Muri iyi minsi nabonye ikintu cyiza bakoze, barimo gufata ababyeyi batwite bagatangira kurera umwana bazashyira muri Compassion, bakamutegura mu nda akiri mu nda. Aho tugiye kuhagera buriya umwana ukiri mu nda uramuririmbira akishima, urasuhuza agatera imigeri. Sinzi niba ababyeyi babyumvise cyangwa abagabo, utangira kumutegura neza. Uko rero umuteguye neza kandi umwana ahatarabaye ibyago byo ko umubyeyi wenda yitahira cyangwa izindi mpamvu, umwana yagakwiye kuba afite uburere bw'ababyeyi bombi, umupapa n'umumama. Nubwo yaba batabana igihe kinini, ariko igihe ahagereye hari igihe umuhundagazaho urukundo n'ubwuzu bw'umwaka wenda umaze mu kazi, yumva bimunejeje. Ubwo rero aho hantu ku muryango ni ahantu hakomeye cyane. Iyo uhereye ku mwana, tuba tugomba kwirinda gukomeretsa umwana, kuko uwo mwana ukomerekeje muri ubwo buryo nawe aba azabikurana. Niba umwana avukiye mu muryango akabona papa na mama bavugana nabi, cyangwa papa bamuhaye ntekereza ko nta n'ubimuha, yihaye uburenganzira burenze ubwa kimuntu,
kadufata urugero papa niwe urya inyama umwana agakura abibona ko papa ariwe urya inyama n'agacuma ko mu ihenero n'agacuma ka papa intebe ya papa yo mu buryo busanzwe birazwi kuko hari ibyo tuba tugomba guha umutware w'umuryango umukurikiye umuryango nawe ubundi buri bugiye ufite inzego umutware bitewe n'uko bahisemo umudame umwana mukuru umukurikiye akagira uko amwubaha iyo rero utangiye kudaha umwana ibintu bikwiriye urimo uravuga nabi urimo uriganza urimo urabona yuko kubera papa ataha akagereka kuguru ku kundi ubwo n'umwana hariya arimo arabireba n'uzamubwira gukora ntazabyumva azumva ko papa we bamuzanira raporo y'ibyuzuye gutyo ariko urimo uribwira ko ubimukorera neza ariko rimwe na rimwe urimo kutamwubaka urimo uramwubakamo ibizamutera ibikomere hirya hazaza umwe yigeze kuvuga yatanze urugero kandi naje gusanga nibyo murabona ingo ziteye imbere barimo kugira abakozi mu rugo umwe babiri bashobora no kurenga noneho ugasanga umukozi niwe babwira byuka utegure byuka ukarabye byuka uteke byuka ukubure akenshi muri iyi minsi cyane nk'abapasiteri murabibona urimo gusanga iyo abantu bashakanye ingo z'aba bantu bari baciye bugufi nizo zirimo kugira amahoro kuruta ingo z'aba bandi bo mu bisubizo kuko yamenyereye kubyuka kare undi we ntazi no koza amasahane ntazi no kwandurura kubera iki barabimukoreraga n'ubundi urimo uramutoza ariko bizamutera igikomere najya ku ishuri abandi batangiye gufura kandi yagiye kuba ku ishuri agasanga we arayipfubya n'ubundi nawe umurera umutoza w'umuryango yagakwiye kuba umubyeyi ariko iyo udatoje umwana neza uba umurimo kumuremera ibizamugora bikamubera igikomere mu gihe azaba ageze igihe cyo kugera gute cyo kubikoresha hari abantu bakoresha amagambo mu muryango adakwiriye nko gutuma ku muntu muze bababwire tangazwa no kujya kubona ukabona umuntu mukuru muri sosiyete turimo ngo genda bakubwire ngo vayo bakubwire kubera iki bwira so bwira iso aze okay yego urabimubwiye kuko wenda nawe ntaho wabikuye ariko amahirwe urabyumvise ntuzongera ariko uramuteye kuzabikoreshaho bizamutera iki igikomere twibutse yuko ni uburyo bubiri hari ibikomere bigaragara umuntu ashobora kugira akabikomezanya hari n'ibindi bintu twe dukora tutazi yuko turimo gutera umuntu ibizangiza umuryango azakora urakoze cyane Jean-Eric ikijyanye n'ibikomere byo twakwinjiramo ni byinshi n'amasoko yabyo ni menshi ariko reka tuze kwibanda ku bikomere biri hagati y'uyu mugore n'umugabo bituma umugore azinuka urugo akaba yicuza icyatumye ashaka bigatuma n'uyu mugabo nawe azinuka urugo muri ino minsi uzi ko hari abagabo basigaye bahukana oya ribu se na ribu yarabivuze bitewe n'uko ribu yateyemo yarabivuze iratabaza pe rwamureke rero umugabo aho kugira ngo yambare ipigu ahitamo guhita azinga utwangushye akagenda akavuga ati ibintu bisigarane n'ibishakwa mfite ishansiye mu ntara yesi atugiye gukorera mu ntara ugasanga aragiye noneho rero ibi bikomere cyangwa se imizi y'ibi bikomere amasoko yayo ni menshi ni uko ntizeye ibintu by'ubwagoronomi ariko ubundi hari umuzi munini hari umuzi munini harimo imizi minini harimo n'iyindi mizi mito igiye ishamikiyeho bikazamuka kikaba igiti hakaba n'amashami hari igihe rero birenga ba nyir'urugo bombi umugore n'umugabo ibyo nibyo byototera ba bana twavuze ugasanga umwana ibikomere afite yabikuye mu muryango hari uburyo bw'ibikomere uburyo wabayeho yego iyi nawe yaba umuzi w'igikomere ufite wabayeho aho wabaye ubuzima wabayeho uzi ko tugeze tuganira na Pasiteri Desire anganiriza akantu gakomeye arambwira ngo iyo wabayeho mutarya ngo muhage
ngo bigaragarira wagiye nko muri resebusiyo yego warura isahane ukamenya uburyo bwo kwitsa imisozi kandi hakaba igihe utabimara. hari igihe uzana umusozi ukubaka umusozi aho ngaho hanyuma ukarwana n'uburyo bwo kwitsa ukaba ufite egisperiyanse mu buryo bwo kwitsa imisozi. Babyitaga ikirunga. hari abandi agenda isahane yashyizeho isosi na deseri yabuze aho ayitwara akagerekaho, ariko ugasanga ahanini nubikurikirana uzabisanga ari igikomere yakuye mu bwana, afite ikirarane cy'inzara ashaka kugira ngo akemure ako kanya kandi ntibiri bukemuke. Uburyo wabayeho, umuryango wakuriyemo, nabyo ni bimwe mu bintu bibamo isoko itera ibyo bikomere. Urumva? Ikindi ni fondasiyo y'uyu muryango ugiye kuba. Yego murakoze, ndabizi ko abadukurikiye bazashyiramo muri komenti hasi. Ntabwo iki kiganiro tuzagisoza gutya, tuzagenda tukigarukaho. Twari turimo tuvuga ku mizi y'ibikomere byo mu rushako. Umwe mu mizi ni fondasiyo y'uyu muryango. Uyu muryango watangiye iti, hari uburyo imiryango itangira, aricyo mwavuze cyo gutegura urubyiruko kugira ngo bazinjire mu muryango bazi. No kudategurwa k'urubyiruko nabyo ni umwe mu mizi y'ibikomere byo mu rushako. Kuko n'abagiye kwiga inyigisho z'umubano, sinzi ko aba bapasitoro, aba bashumba, kwa padiri babigisha cyane nk'uko bakabigishije. Iyo umuntu agiye kwiga katikisimu harya, yego umuntu agiye kwiga katikisimu, katesheze, ibintu nk'ibyo, hari igihe bimara ni porosedire. Nibwira ko n'abagiye gushakana cyangwa se n'urubyiruko rukuze ku myaka runaka bakagenewe ishuri, bakaza bakiga, yaba afite fiyanse yaba atamufite. Akagenerwa igihe, akabwirwa ngo urubyiruko rufite imyaka ingana gutya, igihe iki n'iki hari ishuri ryabo, kugira ngo birinde uyu muzi w'igikomere cyo mu rushako. Nari mvuze ngo fondasiyo y'urugo rw'aba bantu. Uribaza ngo abantu babanye umwaka bagiye gusaba divorce, biturutse kuki? Aka kanya habaye iki? Ariko ugasanga uburyo barambagizanyije n'uburyo babanye, ahanini ugasanga ntabwo urugo rwabo rushingiye ku rukundo. Mbabwire, urugo rutubakiye ku rukundo ntabwo ari urugo, nta gihe rumara, nta garanti rufite. Ariko abasore b'iki gihe, binatewe n'ubuzima, ujya kubona ukabona uru rugo ntabwo rwubakiye ku rukundo, ahubwo rwubakiye kuki? Ugasanga rwubakiye ku mafaranga. Umusore bitewe n'ubuzima abamo na struggles z'ubuzima, arimo aribaza kuzabona uko yubaka urugo, nta nzu afite mu mujyi wa Kigali, nta kazi afite gahamye. Nahoze kare ndimo nkora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima bw'abantu batuye muri uno mujyi. Nagarukiye hafi kuko ntabwo bwari ubushakashatsi bwimbitse cyane, ariko nasanze kugira ngo umuntu uhembwa ibihumbi 100 muri uno mujyi, nsanga ubuzima bayeho n'ubuzima bugoye. Kandi iyo umukristo abonye akazi k'ibihumbi 120, ahita asaba gushima Imana mu rusengero, akavuga ati Imana hari ibintu yakoze, agahita asaba gushima mu rusengero, akavuga ati ndashima Imana yamaye akazi, kandi akazi keza. Ako kazi abonye kamuhemba ibihumbi 120, najya kurya afite umuryango w'abantu 5. Abo bantu 5 niyo yatanga iposho rya 5 ku munsi kugira ngo babirye saa 6 na nimugoroba, na mu gitondo banywa igikoma cyangwa se banywa icyayi. Ibyo 5 bitewe n'aho ibintu bigeze urabikoresha ntibikunde. Kandi nubwo bitanakunda, ntidushyizemo transport, ntidushyizemo ko yishyura ubukode bw'inzu, ntidushyizemo ibintu byinshi. Nk'umuntu wabonye akazi washimye Imana mu rusengero azasabwa n'icyacumi basigaye babitwiba. Bagiye babibaha n'itegeko, barabyibana. Ariko nabwo ukajya kubona ukareba uwo muntu ubuzima abayeho mu buzima bwo gupfundikanya, kandi ahembwa ibihumbi 120 bye. Nakoresha ibyo 5 bitari buvemo,
ntabwo bivamo, ariko nabikuba n'ukwezi kuko ntazagira weekend yo kurya, ntabwo azareka ipera ku bijyanye no kurya. Uzasanga ku kwezi arya ibihumbi 150 kandi nabwo bidakunda, biri hejuru y'umushahara afite, kandi yishyura inzu abamo, kandi afite abana baba mu ishuri. Ugasanga hari umuntu, ubwo byari biturutse kuki, hari umuntu waje kundeba ngo musengere ngo Imana ngo imukureho inyatsi. Ndangije mbere yo kumusengera ngo Imana ikureho inyatsi, ndabanza ndamubaza nti twicarane hano, iyo nyatsi wabwiwe n'iki ko ari inyatsi? Uhembwa ngahe? Arayambwira. Nsanga ikibazo atari inyatsi, nibyo agomba kujera bitavamo. Hari ibintu muri gusengera by'inyatsi kandi atari inyatsi. Reka dukomeze. Noneho wa musore ubayeho mu buzima bukomeye gutyo, akabona umukobwa we wabonye akazi imbere, kandi uwo mukobwa yagize umugisha, afite n'imiryango ikomeye, bafite udufaranga, yarangiza akabana nawe atamuciye urukundo, ahubwo bakabana muciye mayisha, avuga ati uyu muntu nitubana wenda ubuzima buzagira ishusho, ubuzima buzagira isura. Ugasanga yinjiye muri ubwo rushako bimeze gutyo, byanga bikunda azahura n'inzitizi imbere aha. Si n'icyo gusa kandi byigeze kumbaho, ukize inkuba arayiganira. Dufite abantu basigaye bashyiraho abakomisiyoneri ibyo kurambagiza. Kuko njyewe nari nkiri umusore agundanye n'umukobwa, turakundana cyane, bwari ubwa mbere nakundanye nkuze. Kuko nabaye mu kirokore cyane muri Sunday school, ntabwo twemererwaga no guhoberana n'umukobwa ngo twegerane. Ariko ubundi nuko tutabibwira abantu neza, guhoberana n'umuntu mukagwanamo ubundi ni amakosa. Kuko hari ijambo naje kumenya muri iyi minsi, hari ikintu bita distance canonique. Ni ukuvuga ngo ubundi buriya abihaye Imana nkatwe nubwo twashatse, uba ugomba guhobera umuntu ariko ugasigamo intera itakuzanamo ikibatsi. Ukaba uzi ko ngo hari umuriro wowe urishashe. Ugahoberana n'umuntu ariko ugasigamo intera idatuma sirikwiza. Ubwo rero bari mukuri. Iyo siriko narayiritse, nari mbizi ko uwo tugiye guhoberana ari umuriro, ngewe ndishashi cyangwa we bikaza kugira nirinda gutyo. Noneho nkundana rero ndi mu myaka nka 26 gutyo, nkunze rero ndakunda. Urukundo ruraryoha, urukundo cyane, ntirukabure. Rwogere, urukundo ni rwiza, nuko rudakoreshwa neza. Hanyuma turakundana, nishyiramo icyizere cy'uko tuzabana. Ku munota wa nyuma birananirana, ntitwabana, biturutse kuri we. Iyo binturukaho ntabwo nari kugira ikibazo, ariko byaturutse kuri we kuhita niyegeranya ngo nkundane nongere nshaka undi birananira. Mbaho muri ubwo buzima kandi nari mfite inshingano mu itorero. Nakoze mariage, ndi umuyobozi nyobora itorero, ndi mwarimu. Hanyuma mbonye rero ntazashobora kujya gutereta ndi mwarimu, abanyamasengesho abari bafata iyo dosiye no gusenga rero arabisengera, ariko nayo ifite igikomere ko mbuze uwo twakundanaga. Ayo masengesho kuyabona biba bigoye. Mpita nshyiraho rero umukomisiyoneri, yari inshuti yanjye sinzabyibagirwa, ariko ibintu byose biberaho kutwigisha. Hanyuma nawe ntiyajya kure, ahita ajya kundebera mubyara we, kuko uwo mukomisiyoneri yarabanje arambaza kiriteri, arambwira ati uwo wifuza ameze ate, bimeze gutya, ndamutondorera nk'uko nabyifuzaga. Buri wese agira inzozi ze, agira uko abyifuza bizaba. Nuko ndangije rero aramundangira. Umunsi wa mbere njyayo, ngiyeyo mbona ntibijyamo neza, ariko nkabona ndashaka n'umugore, nkabona imyaka irimo irangendana n'inshingano mfite mu itorero nkwiye gushaka. Mvayo bwa mbere nyine biri mu rujijo, ndagenda ubwa kabiri njyana umusore inshuti yanjye yasengeraga hano Rehoboth hirya i Remera. Turagenda, tugezeyo sinzabyibagirwa, umunsi sinjya mwibagirwa. Tugezeyo aratwakira rero, umukobwa wari ubizi ko bari bamubwiye ikitugenza. Nuko aratwakira neza, nuko agiye mu cyumba gato asize icyo kutwakiriza ku meza, wa musore arambwira ati twiruke.
irahira ndetse twiruke kubera iki ati twiruke ugatsirwa we yarahunye iki yego nawe uzagwera uzatugwera w'amazi yarabonye bitahuye bitanajyanye nuko okay reka ngarukira aho ibindi nyine ndashimira Imana ariko ko yabigenje neza nyuma nubwo wa wundi tutabanye ariko Imana yaje kumukwiriye tubanye neza witwa Sifa so rero hari uburyo abantu babana ndimo mvuga fondasiyo y'uyu muryango yashingiye kuki yashingiye ku mafaranga yashingiye kuko bamukuzaniye hari n'ukuntu ababyeyi bitewe n'ubushobozi bafite bagenda bakagukwera bakakubakira inzu yo kubamo bakanagushakira umugeni ariko tukiri ahangaha ndagira ngo tuzagaruke tubinonosore neza tubinoze kubera yuko ibintu byose bigira uburyo bukwiriye buriya kugeza uyu munsi ibihe byashize bavugaga yuko umuranga atari ngombwa cyangwa se adakwiriye ariko ikintu cyatumaga umuranga batamushima cyane rimwe na rimwe ni ibibazo abaranga babaga bafite kazanamo n'ibibazo by'ubuzima by'amateka yacu murabizi kugeza n'uyu munsi hari ingaruka hari n'ibintu ababyeyi bagifite abana bacu badafite icyo gihe rero uburanga buvaho mwibuke yuko no mu mashuri uburyo bwo guhana bwaje kuba ikibazo guhana umwana mu ishuri kuko hari uwamukubitaga umunyafu ariko agakubitiramo n'ibindi bintu runaka ingaruka rero z'ubuzima tubamo zigenda zitera kwangirika kw'ibyari byiza nabyo bigatera igikomere ariko ndagira ngo mbabwire yuko niba hari ikintu cyiza kibaho ni ukurangirwa mu minsi yashize twari kuri televiziyo imwe muri iki gihugu dukora isesengura ukuntu ubundi igihe mu gihugu cyacu tukireka umuntu ntakomereze mu murongo w'ababyeyi biwe tutazatera imbere mu bihugu byateye imbere umwana w'umucuruzi ashakana n'uw'umucuruzi kuko niwe ubuzi ubuzima bwa gicuruzi uzarebe umwana w'umufonkisiyoneri wo muri biro w'umubirokrate cyangwa w'umuwize iyo ashakanye n'umwana wo mu bucuruzi cyangwa umusore wacuruje amafaranga aba azi yuko agiye kurya amafaranga mu gihe umwana w'umucuruzi ushakanye n'umucuruzi basara abacuruzi baramusigaga mu iduka akamenya uko ajya kurangura akamenya yuko kiriya gikamyo cya Burarirwa ikese baba bafataho ibiceri 50 cyangwa se baba bafataho 200 azamenya yuko napfunduramo icupa rimwe gusa azaba arangije ikese yose abantu bacuruza ibi bintu byo mu makese ubona kubwira yuko iyo ugize ibyago ugahombaho amacupa 2 buriya ibintu byinshi by'iduze ni 12 inyungu ibiri kuri bya bintu 2 iyo rero ugize ubuntu ugatanga kubera yuko utabimenye urangije kuko utari muri ya discipline ya wa muntu ibyo rero nabyo bizanamo ingaruka z'uko umuntu ashobora kubana n'undi yari afite karite nziza ariko bagiye kubana nawe bikaba igikomere kambaho urugero ukiraho mbere yo gutanga urugero uyu muntu bakurangiye yego umuranga nibyo ariko si umuranga uje akakurangira wowe nyirukurangirwa ugiramo uruhare ki uruhare rwa mbere ugira ubundi buriya nuko abantu kubera induruburi barimo cyangwa se ibintu byinshi barimo batekereza buriya umuryango aho uva ukagera uba ufite indangagaciro zawo zihariye abantu bakunda ibirori abantu bakunda iterambere abantu bakunda ubuhanga abantu buzuzanya hari n'imiryango bizwi ku musozi ko barwana bati kwa runaka bararwana inkundura baba bahishije ubukwe bwabo bati dutahe kare ubu amasaha y'umugoroba ubwo ageze ni imirwano noneho akenshi iyo uzi umuryango wawe uko uteye abagize umuryango baba bazi umuryango babanye basangiye buzuzanije mbere niho kera bajyaga gushaka kamfata urugero ariko ntirubajyane kure buriya mu by'ukuri umwana w'umunyepolitike ku rwego rwo hejuru umunyepolitike ku rwego rwo hejuru barubaka ngira ngo bariya abana mwabonye ko barubaka abana b'abaperezida barubaka abana b'aba bayobozi barubaka ariko iyo ugiye kureba mu gushaka kwabo umwana agira uruhare rwo kubabwira abo yahisemo kandi nanone usanga abo yahisemo bari ku rwego bari kumwe noneho ababyeyi bakamugira inama
ariko ntabwo ari we wifatira icyemezo burya 100%. ntabwo bishoboka. kubera iki? none se ubu ngubu wajya reka tujye muri Isiraheli, waba uri mu Bisiraheli, muri bariya ba Isiraheli, ugahita ujya kurambagiza uwo muri Hamasi? oya, no muri Bibiliya kera yego ntabwo wavaga i Yerusalemu ngo harenge. Voilà. niyo mpamvu hari ibintu tuvuga ariko bibaye byiza twabyigisha ukuntu bimeze. Mushumba buriya niba umwana w'iwawe azi agaciro k'amaturo, akamenya uko bakira abashyitsi, akamenya uko ababererekera, kuzashakana n'undi mwana w'umupasiteri bazakora umuryango mwiza. ariko najya gushakana n'umwana w'umusitari urara amajoro, umenya utarariye amaturo, umenya ibitaramo bya Guma Guma na awards zitandukanye, hazahita habamo iki? Conflict, kubera ko batari kuri umurongo umwe. Ibyo bintu ni nayo mpamvu muri ubu buryo bwo kureba ibikomere by'abantu bazakora umuryango, iyo bibaye byiza ntabwo umuntu wakomeretse aba agomba kujya gukirira ku wundi muntu, kuko n'ubundi atwarayo ibikomere. Njyewe narakomeretse cyane mu buryo nzi, ariko mu mikomerekere yanjye ndashaka umuntu uzambera igisubizo, ariko ntemera kuzajya munsi y'umutazama w'ibikomere. Njyewe narireze, mvuze njyewe narireze ariko sinireze. Njyewe narireze, natahaga igihe nshakiye kuko ntawambazaga, narize ntawe nerekaga birote kuko ntawe nari mfite, nakoze bya bindi byose. Uyu munsi nashoboraga kujya ahantu, ejo nkajya ahandi. Nibyo mfite ubwo buzima. Ariko ninjya gushakana na wa mwana, kuva mu rugo yabaga yabisabiye uruhusa, batarumuha akumva ko atuje kuko barumwimye, kumenya umwambaro yambaye, bagomba kumenya aho yawukuye. Uyu munsi urabona umwana afite smartphone, ntuzi aho yayikuye, arakubwira ngo nagiye muri ubu bukwe, nagiye muri isabukuru no gutaha ubukwe bw'utazi, nturi buze kumenya niba yagiye mu bukwe koko cyangwa atabugiyemo. Bariya abantu nuza kubahuza kugira ngo bazahuze ya mimerere yabo, na bya bindi umwe yagenderagamo birahita biba ibikomere ku wundi, kubera yuko uwo wundi nawe ubwo buzima ntagize gute, ntabumenyereye. Wabyuka ugasenga, undi akumva uramusakuriza. Nkunda gutanga urugero rw'imiryango ibiri. Hari imiryango igira ubuntu, saa sita waba ugezeyo cyangwa saa munani bamaje kurya, bati we umwana wo kwa Pasiteri Alex uhingutse hano, nta ubugari ntibuhari, ifu ntihari, mumushyuhirize, cana gaze cyangwa subizaho dutekere umwana wo kwa Pasiteri. Uwo ni umuryango umwe. Umwana ukuriye muri uwo muryango azi ko umuntu uhingutse bagira ikintu bagira gute, bamwakiriza. Ahuye n'umwana wo kwa Eric, twebwe umushyitsi yaje iwacu saa sita zigeze, turabihisha, twari tugiye kurya, ahubwo tukajya turya mu maseri. Korode akaba aranyarutse, Korode akanyaruka na Kadubiri bakarya, bakagaruka bihanaguye ku munwa. Ariko burya nta n'uwihanagura, niyo wabimaraho ugaruka uyaga. Urumva abo bantu nibabana, umwe azajya avuga ati mumushyireho ubugano, ntukajya usesagura. Kubera iki? Afite ibintu yabayemo. Ni bya bindi wavugaga by'uko iyo umuntu atahaze agira ingaruka zo kururumba, zo kugira gute. Uzanabibona no mu bantu benshi, ukabona umuntu agize amafaranga. Uyu munsi hari ingaruka dufite mu miryango irimo kwiyubaka no kugira amafaranga n'ubushobozi. Ukabona umuntu afite ibikomere. Hari abantu bagira ingamba nziza, harimo n'igikomere. Hari umugabo umwe bambwiye yarashimishije cyane. Mbere ya jenoside yabujijwe uburenganzira bwo kwiga kubera amateka. Noneho jenoside irangiye, muzi yuko ari naho hanatangiranye na kaminuza zigenga, ahita ajya kwiga. Yarangije kwiga, igihe cyo kujya muri pansiyo cyarageze. Urumva yatangiye kwiga abizi neza yuko aziga, pansiyo yarageze. Ariko ngo icyo yashakiraga kwiga, ngo yagira ngo abone lisanse ayikorere ikadire. Diplome yiwe ya lisanse ya kaminuza yayikoreye ikadire, ayimanika muri salo, ngo bivuga ngo nubwo batubuzaga kwiga, ntabwo ari uko tutari tubishoboye, nuko batubuzaga, dore mba narabonye lisanse. Icyo nacyo ni iki? Ni igikomere gikomeye cyane kuri we. Yabanye nacyo mu rugendo rwiwe. Rimwe na rimwe rero usanga mu muryango ibintu bijya bitera amakimbirane, niyo mimerere n'imiterere abantu baba barubatse kandi badashaka guhinduka, kubera yuko yageze aho umuco cyangwa babana nayo igihe kinini.
ugasanga umuntu no mu buzima busanzwe aravuga ati ngewe ubwanjye ntabwo umuntu yasuzugura, ariko ndagira ngo nkumenyeshe ko nta muntu udasuzugurwa. Nta n'udasuzugura kuko buriya ikibi aho kiva kikagera uba ugomba kugisuzugura. Niba utanywa inzoga ni urugero, uba ugomba kumva ko hahandi bazinywera utari buze kuhagira ibyirato byawe ngo uhamamaze cyangwa uhagire. Nta muntu udasuzugurwa, nta n'umuntu utagira gute udasuzugura. Ibyo wenda murakoze cyane. Ngira ngo abaduteze amatwi n'abatureba bazakomeza nabo gushyiraho komenti ku bitekerezo byabo hasi aho ngaho. Turacyari ku mizi y'ibikomere byo mu rushako. Imizi ishoreye he, biturutse ibyo bikomere byo mu rushako. Hari ikindi kijyanye no kubakira ku kinyoma. Kubakira ku kinyoma kw'aba bantu bagiye kubaka urugo. Njyewe ndibona nagaruka kuri fondasiyo y'uru rugo, kuko ahanini ujya kubona ukabona ibyo bikomere bije ntabwo bije bitunguranye hafi aho, ahubwo ni ibintu ureba aho byatangiriye, uburyo byaje bikagenda bikura. Kubakira ku kinyoma, hari igihe umusore yubaka urugo ariko yariraririye ku mukobwa, cyane ko abasore b'iki gihe akeneye umukobwa, arabanza akamurebamo ubushobozi bw'icyo azamumarira niba abantu. Ariko hagati aho ikintu kibitera mbona ntabwo abantu benshi dufite bajya kubaka urugo bazi aho bagiye. Ntabwo bahabwiwe. Niho tugaruka ku batoza b'iki b'umuryango, ariho nahereye yuko ni ababyeyi, ni abayobozi cyane b'itorero n'amadini n'amatorero, ku buryo umuntu ajya gutekereza. Reka mbaho urugero, hari abantu babiri nkunda cyane mu bijyanye n'amatorero n'amadini. Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bakunda kugira ibintu bita amatsinda, imitwe. Yego, umwana bakagira ibintu bamwigisha kubera ikigero arimo. Abasore, ingimbi n'abangavu bakagira uko babigisha. Noneho n'umuryango nawo bagakatamo ingo zubatse zikiri nshyashya, za zindi Pawulo yavuze ati namwe bagore batoya bakuru mwigisha uko abatoya bubaka ingo zabo. Bariya bantu uzareba uko byamera kose, probabilite z'imanza zabo ziba nke. Aba kabiri, abahamya ba Yehova, bariya bo mbere yo kugira ngo ujye gushaka muvuga niba wujuje ubushobozi bwo gushaka no kubyara. Abenshi rero ujya kubona ukabona tubwira abantu ngo bajye gushaka, ariko tutari twabasikana, tutari twabakuramo inkamba. Abenshi bazi ko kujya gushaka ari mu munezero, ariko ntumubwire uti rero ugiye gushaka, ariko niba watahaga saa 8 umenye ko uzataha mu masaha akwiriye. Ikofi yawe niba wayibikagaho, weho nta mugenzuzi wagiraga, nta auditeri wagiraga, ariko umuntu ugiye gushakana nawe azakubwira ngo niba uhembwa 300 kwakuyeho ay'inzi 100, 200 yagiye hehe ko ndeba ukwezi kugiye kurangira tuburara cyangoye maze gushaka umuditeri raporo. Ariko iyo baba barabikwigishije mbere, wari butangire kuziha, byaba ngombwa ukandika kugira ngo uzamenye ko mu muryango hari iki. Ariko arakubwira ati nta mugore ugenzura umugabo, cyangwa nta mugabo ugenzura. Si uku kugenzura, ni ukugira ngo murebe ubuzima bw'umuryango uko buzamera. Akenshi rero usanga rimwe na rimwe aho abantu bajya ntabwo baba bazi aho bageze gute, aho bagiye. Uzarebe nta muntu uzakora iyo survey, iyo ubushakashatsi cyangwa se ako gace, ubaza abantu bose bagiye kubaka urugo, umubaza uti nimutabyara bizamera biti. Nta muntu ujya gushaka urugo ngo avuga ati nimutabyara. Aha kabiri, ushobora kujya kureba ukavuga uti kugiye kumushaka afite akazi, nakavaho. Agenda azi yuko umuntu ufite akazi n'umwanya ariho azawugumaho. Ibyo byiringira ababifite, kandi nta muntu wicara ku ntebe utazagera gute, utazayihagurukaho. Iyo rero abatoza b'umuryango, iyo ugiye kugenda uzi yuko bizaba ngombwa yuko wajyaga wiyumvira radiyo isakuza, ariko uzagerayo akubwira ati gabanya ibyo bintu bintera umutwe. We nugerayo
ugakomeza kumva ko uri buze gusakurisha radiyo, biri buze kuba ikibazo. Ariko nanone tutari twajya muri ibyo bitoya, hari ibikomere abantu baba barabanye nabyo. Umuntu niyo agiye gukora umuryango aba agomba kugira gute, kwigengeseraho, kubera yuko ari ntahinduka. Umuntu yabaye imfubyi akiri mutoya, kandi nawe ubwawe ujya kumushaka wari ubizi yuko nta papa nta mama afite. Birashaka kuvuga ngo wenda ikintu gitoya kiramukomeretsa. Hari amagambo mu minsi yashize, hari abantu twize kuganira, ndababwira nti mumbabarire muzajye mumbwira amagambo meza kuko niyanyubaka. Yego, ariko kugira ngo umuntu abone undi amubwira ati none se ko bundi ntaho uzajya kwerekana umwana, urumva amukomerekeje musubira, sinzi uko ndabyita, ahandi mu gikomere. Kandi wagakwiye kubana n'umuntu ahubwo ukamubera papa na sebukwe, ahubwo byaba na byiza waba ufite nyoko bukwe na so bukwe, bakabona ko ari undi mwana bungutse, kuko noneho bya bindi yakarebye aho atareba byose akabitura. Ariko hari igihe ujya no kumuzana na sebukwe n'aba afite umubyeyi avuga ati uwo nguwo se umuzanye hehe ko. Urumva hari ibibazo biba bihari, ariko umuntu yagiye kwiyemeza gushaka abizi, gukora umuryango abizi, azi n'uwo bazabana, bigira umumaro. Abantu njya nkunda, muzareba abantu bagize intambara mu mirambagirize yabo, bagakora n'uburyo imiryango, bagakora n'ubukwe imiryango itabishaka, kuko muri za ntambara babyangaga bo nibo babonye umwanya wo kubwirana byose. Ujya kureba ugasanga abo bantu baragiye bariyegeranije kugeza ku rwego bo biyubaka bombi, ahubwo ya miryango itarabumvaga itarabishakaga ikagaruka kugira gute, ikabagarukira. Ariko abantu benshi ugira gutyo ukabona kaduhere mu kurambagiza. Umuntu mukundana afite akazi se, hari ikintu bafite, urumva ugiye kubera weho, kubera ibikomere byawe by'uko ntacyo ufite, urimo gushaka ufite icyo afite, kubera igikomere cyawe cy'uko twabaye muri Kigali dukodesha, ubu se sizi iwacu mu bukode, ngiye no gushaka umuntu ukodesha. Igikomere cyawe cy'uko mukodesha. Tukiri urubyiruko, nabaye mu rubyiruko kenshi. Urubyiruko, amasengesho y'urubyiruko twagiraga, wajyaga kubona ukabona umusore yihinnye mu nguni. Abasore babaga bagejeje igihe babaga bafite ibyifuzo by'urugo, arabamenyaga cyane cyane bitewe n'imyaka. Ukajya kumva umusore arimo arasenga, arimo aringinga Imana mu nguni, ukumva mu masengesho ye hari akajwi kari kuzamuka, ukumva arimo aravuga ngo zema ze. Ukagira ngo noneho abasore bose bahawe indimi zivuga ngo ze. Nkurikiranye nk'umuntu wabaga mu basore, nsanga ikibazo, nsanga arimo arasenga avuga ngo uzame umugore wize Mana. Wize Mana, nubwo yaba imyuga Mana. Urumva kuki koko yumvaga ashaka umugore bazafatanya ubuzima bakagira aho bagera, ariko ni nta cya gikomere cyo kuba ntacyo afite, akeneye umuntu bazafatanya, kuko arimo aribaza aho agiye, akabona harakomeye cyane, atinya inzara. Hanyuma abakobwa bo ntabwo bavugaga izo ndimi za Zemana, oya, abakobwa bo bajya kumva aravuze ngo ke Mana. Noneho abakobwa bavuga ngo ke, kandi ukumva birenze umwe. Naho icyo gihe mu gihe cyacu, ariko kitari kera, ariko kitari na vuba, kuko maze imyaka 10 n'ingahe nubatse, ugasanga umukobwa we icyo ari kuvuga ubwo arimo aravuga ngo uzame umugabo ufite akazuke. Akazuke, ufite akazuke Mana. Ubwo ko abantu b'igitsina gore bakunda inzu, ntabwo ariko bakunda ibintu, bakunda inzu, bakunda aho kuba, batinya ko, kandi ni nabyo byiza. Inzabya zoroshye zigomba Imana ijya ibaha. Kandi akenshi rimwe na rimwe ubundi iyo abantu bemeye no guhuza, icyo umwe akunda cy'ingenzi hari igihe gikurura mu ntege nke z'utabonaga yuko ari icy'ingenzi, bakakigeraho. Ikikuru ni ukubyumvikanaho. Ariko urumva tuwize Mana, ariko nanone ubwo urumva ikibazo ni uko igikomere umuntu agira, hari igihe uko agenda yigira imbere, hari igihe kidakira, ahubwo akarushaho gushaka kutagiha umuti. Abenshi rero hari igihe amushaka nk'uwize,
ariko ntabe atekereza ukuntu azajera umuntu wize we atarize, kuko niba yarize aramubonye, ejo bundi abo bigana, abo bakorana n'abo biganye bazaza kumusura, rimwe na rimwe wa mugane wa za nkinamico batangire nibavuga bavuge bisanzuye, bavuga ibyo bize n'aho bize. Hari n'ushobora kuvamo akamubwira ati ariko mwe mwize muyihe kaminuza, abaza nde wa wundi wasabaga wize, agire komplexi yuko watize, hanyuma navugana n'abize umugore nasirimuka ujye kubona ukabona abagabo bamwe ni bamwe ariko kandi bakeya, ujya kubona ukabona yafashe umugore we yamuhejeje mu rugo, kwanga ko umugore we ahura n'abandi basirimu, akavuga ati none uhura nabo bazakuntwara. Ugasanga dufite utwo tubazo tw'umugabo wavuze ati ntuzakore nzagutunga, yego umugore ati se ni amashuri nize, hari uherutse gusenyuka, hari umuryango uherutse gusenyuka bapfuye icyo kintu, umugabo ati nzagutunga, umugore ati kuva nabaho ndi n'umukobwa nabayeho mu buzima bushakisha, ntabwo nzi gutungwa ngenyere. Bigezeho biranga, umugore aramubwira ati inshuti yanjye dusepare, ubona umudendezo wanjye aho kujya wombeho nk'imfungwa. Hanyuma wa undi wasabye ufite akazu ke, ukajya kubona ukabona akazu ntabwo ariko kari ngombwa, nubwo ari ngombwa, nubwo gakenewe, ariko ntabwo mu kubaka urugo hubaka ibintu, hubaka urukundo. Iyindi mizi y'ibikomere ni bya binini navuze byo kubakira ku kinyoma. Iyo wubakiye ku kinyoma, baravuga ngo umusore utirarire ntarongora inkumi, ariko ibyo bintu uri kwirariramo bidahari, nimumara kubakana bizaba umwe mu mizi y'igikomere cy'uwo muryango. Ariko ntago mbyemera, njyewe ndambagiza, nari mfite ihame ry'uko nzajya mvuga ibiri munsi cyane y'uwo ndiwe, ibiri munsi cyane y'uwo ndiwe. Wirariraga rero? Ntago nirariraga. Byari ukwirarira? Ntago nirariraga. Noneho aho ikibazo kibera ni uko abantu birarira biri ku rwego rwo hejuru, rimwe na rimwe bakaba bakwibuzamo n'imigisha. Buriya niba hari ikintu cyiza kibaho, ni uko nabana na Pasiteri Alex, nzi ko ari pasiteri, nanjye nzi yuko ndi umudiyakoni, kuko icyo gihe azampa ibihwanye n'uwo ndiwe, nanjye mumenye mbane nawe ku rwego ageze gute ariho. Bishatse kuvuga iki? Buriya ushobora kumenya yuko umwana runaka avuka mu muryango uciriritse, anavuka mu gace runaka. Hari abantu bishyiramo ngo umuntu ngo nuwo mu giturage ngo n'ibiki byose, ariko kuriya wagiye no kumusura. Ntangazwa nuko kugeza uyu munsi, kubera ibyo bikomera abantu bafite, mushumba uzi ko uyu munsi hari ubukwe butaha, umusore cyangwa umukobwa atazi aho umwe mu bagiye gukorera ubukwe avuka, yaratinye kuhamwereka kuko wenda baba mu nzu runaka, ntihari hagera iterambere. Binagira n'isano nuko hari igihe abantu baba bariraririye bakishyira mu buzima bwo hejuru, igihe cyo kugaragara ko ubuzima bwabo cyagera agatinya kubugaragaza kuko yishyize hejuru. Ejo bundi nabwiye abantu twari turi kumwe ku cyumweru nigisha amateraniro y'iwacu mu Cyahafi, mbabwira ukuntu njyewe nagize ipfunwe ryo kujya njyana imodoka ku rusengero, majije kugira imodoka nkayisiga ku Muhima, niho nari ntuye, nkajya mu Cyahafi n'amaguru. Kandi ufite imodoka? Yego. Icyo gihe hari hoteli yavugaga ko ngo abakira atari abantu, ngo n'abantu bize ngo badakizwa. Njye rero nkaba narize kandi nkaba ntangiye no kugira, uzi ko mu bintu biranga umuntu yaguze imodoka nubwo yaba ari ideni cyangwa ari uwayimusigiye, bahita bamubara mu bakire. Bintera complexe, nkajya nyisiga nkatambika n'amaguru. Narabibabwiye na madame by'akarusho yarabigize. Ariko icyo bivuze ni iki? Nuko niba hari n'umugisha usabye, menya uko uri buze kubungabunga umugisha. Wari woroye ihene yikubita ikiziriko ukayiha n'udushishwa tw'ibitoki, ihene ibaho. Ihene kandi mu zuba, abahanga bavuga ko ihene mu zuba nibwo ibaho cyane kuruta mu mvura burya, kuko yanga ubukonje burayibangamira. Niba usabye umugisha nk'uko urimo uravuga ngo uwize wamenye gute, menya yuko hari ibyo uzahurana. Abantu uyu munsi mu muryango ibibazo dufite, ntabwo umuntu azi kureba kure ngo ahategura atari yagera gute, atari yahagera. Amenye ngo ubuzima ko mbona ubukungu bwamanutse, biracyaberanye n'iyi nzu y'ibihumbi 300 twabagamo, cyangwa duhite twimuka vuba tujye mu y'ibihumbi 100 kubera yuko iduka ryagize gute,
ryafunze, akazi kagize gute, kahagaze, ahubwo bakomeza kugendera kuko abandi bababona kuruta uko bo bibona. Umuryango niwo uzi ubushobozi bwabo, kugira ngo ngewe ubwanjye bazambone mba mu nzu ikomeye ariko kuyiriha nagujije. Nibyo wagiye ubona abantu benshi bakagera aho ngaho bakava nko mu gihugu, yanze kumva ko ubuzima bwamanuka, ariko nta rugendo rutazamuka. Ubundi abahanga bavuga yuko iyo uzamuka ujye witegura ko uzagera ahagera gute, uzamuka utegura aho uzamanukira. Yego, icyo rero nacyo ntabwo bibaho, ariko ibikomere n'inkomoko zabyo bigira ingaruka mu muryango byo. Icya mbere ni abantu kutemera guhinduka, kutemera guhinduka. Maze iminsi kuko aho mbana n'abanyeshuri bakuru baza kwiga mu mahugurwa y'abantu bakuru kugira ngo barebe uko bahanga umurimo, ariko hari abantu batemera kugira gute, guhinduka. Umuntu ukamubwira uti rero dore bibaye ngombwa yuko wenda nta mibereho dufite kandi warize, birashoboka yuko wajya kwiga umwuga, kudoda, guteka, gukora imisatsi n'ibindi. Akakubwira ati si ubwo umuntu waruzwe muri ubu buryo, hari n'ukubwira ngo ubwo se nzajya kwigana n'abana kandi umutwe uracyari muzima urafata, kuki utajya kwigana n'abana? Kandi abawe mu rugo buriya duhora twigana nabo, ariko nugenda ukamenya gufata kudoda, warangiza ukemera kugaruka hasi, ya complexe ntigufate, ukajya mu isoko ugatera imashini, ejo bundi uzatangira gutyo, ariko uzasanga wafashe n'ibiraka binini bikomeye byo kudodera abandi bantu. Ariko iyo ugize cya gikomere cyawe ngo abambonye meze gutya, abambona ngiye gukora iki, mbibutse ko buriya hari ikintu maje kubona cyiza. Abantu babaye mu buzima bwiza bageraho bakagira ibintu barenga, agera hakumva kwambara mu bukwe n'ahantu runaka uwo ari we niwe, agera hakumva yuko kumubwira ngo aze umwicaza imbere n'ubundi ari uwo ari we. Uzarebe no mu bukwe iyo bagutumiye ari ubukwe bwawe cyangwa ubwisanzuraho, nta mwanya ufite wo kwirirwa ubyiganira imbere, nta n'umwanya ufite wo kwirirwa ubyiganira kuri bife, kuko n'ubundi waje hari uko umeze, uranataha ugira uko wigenza, no mu rugo uri buze kugira gute, kubisanga. Ibyo rero ni imimerere y'umuntu waragize ubuhanga bwo kwiyakira, kabona yuko buriya hari ikintu abantu batazi. Ubuzima cyangwa se uburyo bwiza bwo kubaho ni ukubana n'abantu benshi, ntiwizengurukeho. Hari umugabo w'inshuti yanjye, byo nibyo nabonye n'amaso, yakundaga kubaho ngaho asa nk'ubana na wenyine, yari afite n'ubushobozi, akaba yicaranye nk'abantu nka babiri basangira. Agiye gukora ubukwe yagize ikibazo cy'ukuntu ari buze kubona abantu bamufasha mu bukwe, yatumiye abantu ngo yumva batari buze, kuko nawe nibwo yari yibutse ko azakenera abandi bantu. Ariko agize amahirwe tujyayo, dukora inama y'ubukwe, duhagarara mu bintu, mu ijambo ubwe yivugiye, kwa kundi abantu baba bamaje gutaha, yaravuze ati najyaga suzugura ntaha agaciro ubukwe no gufatanya n'abandi, atari ko mbonye yuko ikintu gikomeye ari ukubana n'abandi. Kubera iki? nawe ubwo yari afite ukundi kuntu abitekereza, abifata. Ibijyanye rero n'imvano z'ibikomere byo, abantu nkunda kubabwira yuko abanyarwanda benshi dufite ibikomere. Udafite igikomere gituruka mu muryango aho yabaye, afite igikomere n'igihugu turimo kiri mu nzira y'iterambere, gifite amateka, nabyo bibyara igikomere. Mu myaka yashize wageraga ahantu wababwira ko uri umunyarwanda mu bihugu byateye imbere, bakakubonamo amateka. Amahirwe dufite uyu munsi, iyo ugeze ahantu hari ukavuga ko uri umunyarwanda, bahita bakubwira cya gihugu cyo muri Afurika kiyoborwa na Perezida Paul Kagame, kirimo umutekano n'isuku, banatanga umusanzu mu mahoro. Kubera iki? Amateka twarayasize. Byari bikwiye kuba bigendana n'umuryango ko amateka agomba gusigara. Mu matorero hajyaga habamo ibintu byinshi, ukabona rwose basa nk'abarwanyana, umuntu yaba ari yagiye ahandi, yewe no mu bukwe ukaba ushobora kuba wagira ubukwe kubera yuko uri uwo muri iri dini, ukaba wakwicaza undi mushumba w'umurindi aho abandi baticaye ngo umuzanye, ariko bigenda bigira gute, bizamuka. Ibyo byose ni ibintu bituma umuryango nyarwanda n'abatoza bagenda bazamuka, ari nabyo bizafasha n'ababana kugira gute, kugenda bazamuka. Urakoze cyane Jean Eric, turabashimiye n'abakomeje kudukurikira batarambiwe.
ndabizi ko iyi nsanganyamatsiko ntiyarangira nonaha, tuzagumya tugenda tuyigarukaho tunashingiye kuri komenti abantu bagiye batanga, ahubwo twakwibaza muri uku gusoza tukibaza ngo none se twagira inama ki aba bantu bafite ibi bikomere byo mu rushako, kuko barahari. Hari abantu bari kwicuza ko bashatse, hari abantu babayeho mu buzima bagiyemo kandi kuvamo bibananiye binatewe n'inzozi bari bafite. Yifuzaga ko urugo rwe rwazaba rutya, yumvaga azarugenza gutya, ariko kugeza uyu munsi urugo abayemo ntabwo rumushimishije. Bamwe baravuga ngo kuba muri uru rugo birutwa no kuba muri gereza. Bamwe barimo barafata iyo myanzuro yo kugira, abandi barimo baratandukana, akabona ko umwanzuro icyo akwiye gukora ari ugutandukana nawe, akavuga ati sinzarinda nsazira muri uyu mubabaro n'uyu muruho, bitewe n'imizi yamaze kugaba amashami myinshi. Ibikomere byo muri uru rushako, ibyo bikomere byatewe n'ibintu bitandukanye. Wa muntu wubakiye ku kinyoma, hanyuma bikavamo ibikomere bimutera kubakira ku kinyoma. Harimo utuntu twinshi cyane. Kutemerana, kudaha agaciro mugenzi wawe ngo wemere ko mujya inama. Ubundi urugo rwubakwa n'ikiganiro. Iyo uwo mubana mudafashe umwanya wo kuganira ngo umutege amatwi, agutega amatwi mujya inama, ubundi burya urwo rugo rwubatse ahantu hatari heza. Birashoboka rero ko umugabo bitewe n'ubuzima yakuzemo, uko twavuze ko n'uburyo wabayeho nabwo bushobora kuba umuzi w'igikomere cyo mu rushako ufite. Ugasanga umugabo ntabwo azi ko umugore agishwa inama, akaba atamuha umwanya ngo bicare bajye inama. Ikindi cya kabiri, ugasanga iteka umugabo ahora abona ko umugore ari uwo hasi, ari uwo kuguma mu rugo, ari uwo kuba mu buzima bwo hasi. Ibintu byose ni umugabo, amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Ugasanga n'ubwo buzima bahoramo. Inama twagira bagizweho n'ingaruka z'imizi y'ibi bikomere ni izihe? Ngira ngo dusorezeho muri izo nama. Icya mbere wenda naheraho ni ukugira inzibutso nziza kuba mwashakanye, kubika inzibutso nziza, kubika ibyiza bituruka kuri we ko mwashakanye, kuruta kubika ibibi bikajya kuko muri abantu babana babiri amakimbirane araza. Kandi umuntu uri normal, umuntu wuzuye ufite ubumuntu arangwa na kote fort na kote faible. Hari umuntu aho ava akagera aba afite igice cy'imbaraga nyinshi n'igice cy'imbaraga nkeya. Hanyuma ikindi cya kabiri, gushyira imbere mugenzi wawe. Bibiliya iravuga ngo icyo wifuza akunda kugirira nawe ukigirira abandi. Niba wifuza ko nkubaha, nyubaha. Niba nifuza ko kunyubaha, nawe ninkubahe. Twubahane, nubaha umugore wanjye muri byose. Ibindi nawe komerezaho, ariko reka tube tuzinga agenda kugira ngo murakoze. Icyo igikwiriye ubundi, iyo uri mu buryo bwo gufasha abantu bagize ibibazo babikwemereye, umuntu ashobora kubikorera abantu cyangwa nawe ukabaha inzira bakabyifasha, ni ukubanza kumenya uruhare rwawe mu kibazo. Hari abantu kugeza uyu munsi mu miryango aba atari yakamenye uruhare rwiwe mu birimo gutuma umuryango utagenda neza. Umuntu ukamubwira utari ko wagiye ugira ibanga ry'umuryango, ugasanga ntazi uruhare rwiwe, yuko kuba atabwirwa iby'urugo nuko nta banga agira gute, kubimenya bingana nuko byagize gute, byageze hanze. Ingaruka zibayo yuko ugize umuryango ahita agira gute, amwima amakuru, atanamuganiriza ibintu by'ingenzi, kubera yuko biri buze kugira gute, kujya hanze. Abagize umuryango kumenya uruhare rwanjye ngewe ubwanjye mu bibazo biri hehe, biri mu muryango. Icyo ni ikintu gikomeye, kuko iyo wamaze kukimenya uruhare rwanjye ni uruhe. Ese igituma tutateye imbere nanze gukora? Hari abantu banga gukora mu muryango. Ese ndakora ariko ibyo nkoze simbizane mu muryango, kuko iyo turimo turakora hari igice tuba tugomba kuzana mu muryango, aricyo kijya mu kubaka, mu mashuri y'abana, mu mibanire n'abandi. Hari abantu bakora rero umusaruro abonye nk'abacuruzi, agakomeza gutumbagiza ubucuruzi, akibagirwa iki? Umuryango. Ukabona afite za rukururana, yazamuye amazu runaka, ariko umwana aracyari mu mirire mibi, n'umugore ntashobora kugira gute, kuzamuka. Niho uba usanga habayemo gusigana
mu buryo bw'ubuzima bw'umuryango. Icyo ni ikintu gikomeye, uruhare rw'abagize umuryango n'intege nke kugira ngo azamure. Icya kabiri ni ugusubira inyuma aho umuntu yayobeye, aho umuntu yatakarije akahemera, yarangiza akemera kuyoboka inzira yindi. Iyo utaramenya imva n'imvano y'ikibazo ufite ntabwo kivaho. Bishatse kuvuga ngo abantu benshi rero ntabwo bemera gusubira inyuma. Hari ikintu naje kubona uyu munsi, naje kukibona ku miryango myinshi, naje kukibona abantu benshi mu bagize umuryango, hari abantu benshi babanaga bagikora urugo, konte bakora ari imwe, bakoresha konte bankeri. Wajya kubona ukabona umwe muri bo ashatse agakonte ko ku ruhande, agakonte ko ku ruhande, kariya kantu iyo mugenzi we akavumbuye atari yagasabira imbabazi, avuga ati wenda nanjye nari narashutswe cyangwa numvaga ko ngiye kwirwanaho, icyizere cy'umutungo n'ubukungu kiba cyarangiye, kuko ababaye nk'ufata ubukungu cyangwa kwigenga ku bijyanye n'umutungo n'amafaranga. Ni ukuvuga ngo kugira uruhare no gusubira inyuma ku habaye ikibazo, ukahaganira n'umuntu ukavuga uti ariko buriya nabikoraga ntagize gute, ntabizi, ariko mbabarira narabimenye, cyangwa ni intege nke zanjye ndimo kugenda ngira gute, ndimo kugenda mbyubaka. Iyo bimeze gutyo ntago. Ndibuka ko madame tujya kubana hari ibintu yambwiye, nanjye mubwira ibindi, ndamubwira sheri rero ibi ngibi mu buzima bwanjye birangora, uzanyihanganye, ko gukaraba amazi akonje nahise nkimubwira ku munsi wa mbere, oya mbere yuko turambagizanye, kugeza nubwo no muri hoteli niyo nagiye gukorera hanze, muri kiriteri zaho nzarara habuze amazi ashyushye nakwimuka. Ubwo icyo yari akizi. Nawe narenze ibindi bintu yambwiraga yuko uyu munsi kubera ko twabiganiriyeho, intege nke nabonye kuri icyo kintu nta kibazo nigeze nzigiraho. Ikibazo rero niho hahandi mugeze kuvuga ko abantu bajya kubana barabeshyanye, barirariranye. Yaramubwiye ko ari umuhanga kandi nta buhanga afite, yaramubwiye ko ari inyangamugayo kandi nta bunyangamugayo, niyo umubikije ikintu ntugisanga, waranamubonagamo ibyo wibwira no mu gakiza. Umurambagiza ari mu ikorasi azamuka hejuru, ukavuga uti kariya gakiza ntagafashe, nta yindi nzira yo kujya mu ijuru kereka uriya muntu. Wamugeza mu rugo ugasanga ya korasi, uko atera ikorasi azamura mu maton, ni nako yatukanye azamura mu yifata nk'agakombe k'umwana. Ubwo ugahita usanga ibyo wibwiraga wagize gute, waribeshye. Murakoze cyane, dusengere iyi miryango kandi tuzasubira. Imana ibaha umugisha. Komenti tuzazisangamo aho ngaho munsi, ni naho tuzahera ku kiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane, turabashimiye kandi ko mwemeye kuza. Kadusenge. Data wa twese ushobora byose, kenshi tubona yuko umuryango ari ijuru rito, kandi tuzi neza yuko igihe abagize umuryango bazakora ibyo ushaka kandi ushima, bizoroha no mu ivugabutumwa, bizoroha no kugira abantu bakunezeza kandi bagirana neza ibikwiriye. Nibwo tuzabasha gusohora mu ijambo ryawe rivuga yuko umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba, kandi turi ingingo zigirirana. Dufashe rero abatoza b'imiryango, ababyeyi, abakuru, amatorero, abayobozi mu nzego zitandukanye, babashe kwita ku muryango, kuko niwo shingiro rya byose. Umuryango niwo uvamo abayobozi beza, umuryango niwo uvamo abacamanza batabera, umuryango niwo uvamo ab'umutekano, umuryango niwo uvamo abandi, niwo uvamo abavuzi. Mwami Nyagasani utugirire neza. Urakoze rero, kandi abavandimwe bafashe iki cyemezo cyo gukora ku muryango, ubaho umugisha utagabanije, kandi bizatume twese cyangwa benshi bahindukira ku bw'uyu murimo. Urakoze kubana natwe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.